Rwivanga! 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 Perezante! Ni ibiki urimo? Ako Rwivanga witaba perezante uyu mukobwa? Ahuje nayo ndi gukora nyine uturimo two mu rugo. Wari kuzana imikino mu kazi? Kuzana imikino kabisa ntabwo ibyawe ari seriye. Si gute. Ngo fati imyenda bose ugende unyuze ku ipasi. Unyuze ku ipasi? Sawa mabsha. Wanyuze ku ipasi? Sha bosi ni umusirimu pe. Imyenda yonyuze ku ipasi nkuko babimbwiye. Yinyuzeho kabisa. Arayambara gutyo uriya yakamaje kugera yatungana. Namaste Shri. Wari kumenya? Hari kabisa. Shari. Ndabona ushitse mu rugo. Wewe neza ariko? Ndabibona. Gahunda se z'urugo zifite. Kugira ngo isinigeze hari mu mutuku. Nkiyo hirya kuri wa muturanyi wacu wa mubo. Abaturage bamutaramiye bamuzengurutse ngo yaca umugabo w'inyuma ari gusanga. Reka nawe shari n'ubeshyi. Ngo si ibintu byashoboka. Ejo bundi uriya mubyeyi ari kwishima hejuru yo mu kahoteri yaciye umwana we yamukinnye ndetse n'imigara. Barabivuze nyine ivuri hoze niryo ryotuma. Kubaga inyama zimanika ku muhanda abantu bakajya baza bose bazireba bandika itangazo uyu ni umugore wacu umugabo we. Ni izina rya Yesu shenge ntabwo nabikora. Sinabikora pe. Ntabyo nakora. Yabikoze neza. Cyamaze kumenyera. Rwivanga! Pereza! Rwivanga umaze kumenyera. Uko nuko batera ipasi. Ahantu ipasi garamese. Rwivanga nuko ari kubona ntabwo ari kubona beza. Ngo genda mbyikorere. Yateguye icyari cyiza. Icyayi? Icyari cyiza agenda kukigana. Sawa. Ugira kuba kwakire. Nani. Umuhungu namaze kumenyera ipasi namubwiye ngo ayitere neza none yabyishe. Maze kumenyera cyane kabisa. Ibindi nimba ndaza kumuhindura. Nakomeza kuzana imikino nzamurukana.
madamu gutya nyine gutya ngiye ku kazi. Usigaye ku kazi shehe? Gutya nsubiyeyo kabisa. Yewe. Nta kibazo. Ugomba kunyitaho nose ko icyo tubazanira. Hano tuba twaratanze abarakayabo ka. Ntuzi ko se uko bari kuzinyaka kwa mabukwe wanjye. Gutya yo mu kazi. Nta kibazo wagenda. Wowe ujye wese mwiza nyine turabonana. Sawa. Mvuye ku kazi. Nyimvura ngende. Bana, usigaye? Yego. Sawa kabisa. Kwivanga se ibintu mwakoze ni iki? Uzarimo icyayi? Ibi ni byo yateguye? Ariko rwivanga ndaza kumwirukana. Rwivanga ibyiwe ntabwo bimeshe. Ndi kubona ibintu ari gukora byose kuri gahunda. Rwivanga ibyiwe ndabisubiraho. Kumamagara rwose yihute mubwire ko agiye. Sheri karibu narangije. Cyahiye. Fera nawe munsi ko mwatinze ra? Twatinze ariko ubihangane nagira vuba. Nawe munsi akazi ndagakoramo kabyara ko numva nzutse. Ese ya mata yarangiye? Amata? Amata y'ejo. Amata ntabwo ari ngombwa twashyiraho. ariko ubundi rwivanga ujya ubona ibintu akora ari seriye. Oya rwivanga amaze kumenyera akazi. Mwabyutse mubombora nawe Maze kumenyera. Sheri apeti. Rwivanga uyu munsi numvise mwabyutse mubombora nawe. Rwivanga afite amakosa Sheri amaze kumenyera. Amaze kumenyera cyane. Kibangu kumwigisha. Rwivanga no kubisubiraho. Não é especial, não, você. Ei, massagem. Massagem. Muito zero. Kanze. Massagem, quando eu não sei, chora coisa que gira casquete. Amasok sarimo? Arimo. Sheri kubona Simbona nka itese. neza. Sungu ini wabonye biberanye n'ingiyi. Birajyanye rwose. Ko nambaye nk'igikona. Nibyo. Sheri ariko nawe rero uberewe cyane pe. Uberewe cyane. Ariko nawe rwose. Iyi mitoma y'umunsi no kugira ngo nirirwe neza mu kazi. Ni wowe wibwe neza Sheri kandi ugakore neza. Mwete mwayisize? Twabikoze rwose. Ndamugire Sheri. Ubwo mwiza. Ndebeshye. Ramfungira? Yego.
sheri ndagukunda pe ndagukunda urakoze ujya umpakeya cyane hanyuma genda undebere ya karita y'akazi hamwe muri tuwari mu cyumba hamwe na bike umunsi noneho turi burya iki ndazana umushyitsi kose kose reka agafiriti ese inyama muri firigo zashize zirahari zo kureba ukuntu bitegura neza hari umuhungu w'inshuti yanjye tuza kuzana hanyuma ubwo ndumva ari ibyo ngibyo nanjye reka ngiye mu kazi rero ko nagakora sheri ugakora neza akazi keza bosi baba barakize kabisa ntabwo babimaze reka nze mbirya shahu nanjye numva uburyo bwo gukora mu kibosi biba bimeze bosi aba ari sawa mwana bosi aba ari sawa kweli mabuja ruramutse rusanze hano yewe kiragiye yaba cyari gihezeyo kamamagare Dodosi mubwire ko cyagiye se twiryohereze n'ubundi ubuzima ni bugufi. Alo Shadodo bite byawe uriye va mwana banguka uze mu rugo ndi kugushaka mwana cya kigabo cyagiye umva dukemure ya gahunda twavugana ihute cyagiye ihute pe ndumva ngukeneye cyane sawa ihute igisore kabisa
biramutse. Oui. Neza. Mugiye ku kazi. Tuvuye ku kazi turananiwe turarusha pe. Narusha izuba ni ryinshi. Izuba ryavuye. Ubushyuhe bwamufashe. Neza mute se wowe? Iyo neza? Nta kibazo. Mbazanye umushyitsi umugabo turakorana. Yego. Hanyuma chere, uyu mugabo turakorana narangiza ngo tuzane aha ngaha dufate amafunguro hanyuma nawe nakwibwira. Mwakoze kutwakira nanjye uri mu mutware turakorana ku kazi. Amazina yanjye yitwa Dodose abanturuka Kabeza. Ibindi ni ibisanzwe tugenda tumenyana gake gake hano mubwira. Nanjye amazina yanjye yitwa Nyiramuzi. Ndakwishimiye rero ni karibu umushyitsi. Byari ngombwa urakoze. Najyaga numva kuvuga ariko ntabwo nari nkuzi. Ariko ndi kubona uri umusore mwiza. Umusore mwiza. Njye ndi umusore, nta mwana, nta mugore. Uri kwitegura Ntabwo ndaripanga ariko nyine iyo umuntu afite ubuzima buzima ntabwo byabura kuba ufite ubuzima. Aracyabanza gushaka amafaranga. Aracyabanza gushaka amafaranga. yego. Vivanga. Ngwino hano. Wazana ku mafunguro utashyira abashyitsi. Yego umushyitsi ubona mumeze neza. Ariko se ubushyuhe bwa hano iwacu ntubasha kubwihanganira. Turagerageza nubwo bigoye ariko nyine ni ukwihangana n'abakunda ubushyuhe bwinshi. Vivanga. Karame bosi yawe ni meza. Bosi urebeye inyuma kabisa. Ese uri ikote wirirwa wambaye wowe. Ibi nibyo bituma ugakora neza bosi. Nabona ubushyuhe ahubwo bufite ikibazo. Ajyana aturuka muri Nyabihu ndakura. Kabisa ntu bosi. Niko. Ibintu biba birimo wagwanga. Agira ngo aturuka muri Nyabihu. Abantu ubushyuhe bwabisha ariko baba bambaye n'izuba kabisa. Vivanga ntiwamurenganya. Vivanga vukariya mu majyepfo. Arakwita ngo bita ku nyuma. Umurenge wa Wiginga. Naho ku ishyamba kabisa. Ariho avuga. Hanyuma sheri mufite amata? Amata arahari. Ndabona amata zuba rimeze nabi. Meze nabi kabisa. Sane afite rero. Sawa sha urakoze kabisa. Bosi. Ame amazi muri firigo akirimo. Amazi yo muri firigo bosi ntabwo akiryoha. Aryoha neza gute? Tuzi tuba tumeze neza cyane. Ayo makoti y'uko wambaye ibintu by'umweru. Nuko izi bari Abashyitsi b'intara ibintu kugira Niko bizanye ndetse bivanze kiramo hano ku mazi ariko abakonje hano mushaka ubushyuhe bwinshi. Hano ubushyuhe bwinshi cyane. Kwifajya wambura hano wageze ni mu Bugarama ntabwo tukiri iwanyu mu majyepfo. Jya wambura rwose. twahiye ubushyuhe bwose ariko wowe sinzi wagira ngo izuba n'ibyo byose. Hashyuha cyane kabisa. amakuru yawe ni meza. wagenze gutakaza.
akazi mba nagakometse. ese kuri gutereka ibintu hasi urabona ibintu biza kuvuna. iyo nkurebye mbona uri umwana mwiza. ubundi nanjye bajya bambwira ngo ndi umwana mwiza mama. mbona uri umwana mwiza cyane 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 kandi iyo bari kureba kuri ubu bwanwa ndavuga ati dore umwana cyuki sha nawe ubibona. banza umbwire none uri kubona ejo hawe hazaza wateguye ute uba wumva wifuza iki? ejo hazaza bara rero mabusha reka mubwire mbona ejo hanjye hazaza banifuza ibintu byiza nk'uko Imana yafata ababosi banjye ikabateza intambwe bakabona ku mafaranga, noneho bakajya bagenda hariya kuri busheri bakakatisha ibinyama bijya bingana gutya, bakagura ifiriti bakazana ubundi ngateka, ubundi nkajya njya nkumva ko nyine ndi kugenda mbyibuha. Halo? Halo? Shadow bite byawe? Byiza. Uriye? Shandi hano hafi tu ku muhanda. Mwana banguka uze mu rugo ndi kugushaka mwana, cya kigabo cyagiye umva dukemure ya gahunda twavuga. Cyagiye? Ihute cyagiye. Reka nze pe nawe nagutinde. Ihute pe ndumva gukeneye cyane. Sawa ihute. Ana serve Kandi nsekeje nibyo bintu wifuza bivanga ibyawe n'umuti w'amenyo kutise kandi ubu ntabwo wifuza kuba umubosi ngo utunge amafaranga nk'abandi, uba umugabo nyamugabo ufatika, numara gutunga amafaranga nawe ugira abakozi nk'abandi, ntabwo ubyifuza kwiva. reka mabusha, urabona ndamutse mbaye umubosi agira abakozi kuri ko Imana umukozi yajya ampereza uduryo dukeya nkarya simpage, ariko ndamutse nigumiye gutya ubibona nyine gutya fresh, najya ndya ibiryo nkazinduka mu masorori nkarya ibinyama, ubundi ibintu nkagenda nkajya mpaga nyine inda nanjye ikagera imbere. ubu mbona ariko kwiva nibyo wifuza? ibyo byonyine gusa byaba bihagije rwose. Kwiva uzi ko ibyo ari umuti w'amenyo utese kandi ngo ntushaka ko umubosi ngo utunge amafaranga nk'abandi, nawe ube umugabo nyamugabo ushaka kuguma kuba umukozi ngo ugume ukomba amasahani. ariko Rwiva ntabwo umukozi azajya gucura ibiryo, ufite amafaranga uzaba ufite byose, umukozi nawe uzaba umutegeka. ni kubera icyumva ko wakwifuza guhora urya ibiryo byonyine udatunze amafaranga, kandi amafaranga ariyo azana byose. Rwiva ubwo ngubwo rero nzabitekerezaho ngewe nzabitekerezaho, nzabanza nikorere mwene kano kazi niko ngemba mbona kambereye ibintu byo gutunga amafaranga mabusha. Rwiva nawe uri inzanga. kare uri inzanga garuka. iminsi myinshi komera meze neza sitari yewe ndabona uryoshye cyane, meze neza ntarebe noneho umeze neza, sinanga ari cyane nawe pe. iminsi myinshi kabisa ukomeze kuryoha mwa sinanga ari cyane. uzi ko umuntu yakwifuza kandi ari mubyara wanjye. Reka da kuko Imana we umeze neza pe, nta n'ikibazo numva ko wavuga ngo wabyarana nanjye ndabyemeye pe, nta n'ikibazo cyane abona ahubwo nanjye nzakubyarira ni ukuri pe, ahubwo wa mugabo wawe araje ahonye kano kanyumvira kiba kigabo ntabwo njye ntagikunda gute.
umeze security warukomeye noneho uko wajya guzinduka nkabona noneho utazindutse byagenze wacyura urufunguzo naje gakeya nzi ko ari wowe wacyura urufunguzo mpamvu nakereye ajya ninjye wacyura urufunguzo uzi ko ngwibagiwe ugenda kanjye kurureba ugenda kansubire kurureba wegenda gusanga ku kazi wowe kanjye kurureba simbuka tugakererwa amasaha y'akazi yarenze J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, à toi, papa.